Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje umuntu ari we wese arimo arandeba, ndagushuje mwene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ndagarutse ngarukanye ubutumwa bwiza. Ndagarukanye ubutumwa bwiza muri mu gitabo ca Yesaya igice 65 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana hanyuma tubandanye. Yesu nahabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushimiye uwera Mana yene icyubahiro kunungiriye neza kandi ngo nsemerere mburire ubwoko bwawe. Ndakwinginze uwera Mana yene icyubahiro unyemerere maze mbigikoresho nawe ukore, nasame nawe uvuge. Ndakwinginze urunge ku mwuka wera kugira ngo umwami Yesu ninasama nawe aburire ubwoko bwawe. Uruwera, uruw'igiciro, urashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohesheje imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ngira neza abana n'ubwoko bwawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyo biranditswe imbere yanje, sinzohora ariko nzobibasubiza ko, mbere nzobasubiriza mu nkoko. Ku murongo wa 7. Ibigabitanyo byanyu ubwanyu ni kuhora hagize, nzobibasubiriza kwicarimwe. Nibigabitanyo by'abasogokuruza banyu bosereza imibavu ku misozi, bakantukira ku turambi, nico gituma nzobasubiriza mu nkoko ibikwiranye n'ibikorwa byabo. Reka nsubiremo ku murongo wa 6. Ibyo biranditswe imbere yanje, sinzohora ariko nzobibasubiza ko, mbere nzobasubiriza mu nkoko. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Iri ni ijambo riziye umuntu wari we wese arimo arandeba. Iri ni ijambo riziye umukobwa, umumama, umupapa n'umusore arimo aranyumviriza. Rino ni ijambo ritari ko iracagura, riko irabwira umuntu wari we wese aziko agendera hehe mu bintu Imana itemera. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, ntufate ino jambo nkumengo si wari ko irabwira. Ndakubwiza ukuri, ino jambo rije ritumbereye wowe. Uyu mwami arimo arabwira wowe wa mukobwa, uyu mwami ni wowe arimo arabwira. Murabikora mukagira ngo buri Imana ikirabireba, mugaca mwicara mugatuza mukiha amahoro, mukagira ngo Imana yo mu ijuru ntabwo irimo irareba ibyo muri ko murakora. Yamara Imana irimo irareba ibyo muri ko murakora, igaceceka. Cya gihe wibuka warasambanye, Imana yo mu ijuru iraceceka, ntiyakunigiraho. Urongera kandi urabikora, Imana yo mu ijuru iraceceka, ntihagira icyo ikora. Urongera kandi Imana irongera kandi iraceceka, noneho uca urabimenyera kubera ko atangaruka wabonye mu uwo mwanya. Ariko noneho ijambo rivuze riti, ibyo biranditswe imbere yanje, sinzohora. Haleluya.
sinzohora ariko nzobibasubizako. Yesu natugiye neza. Muma murashobora kuba ari by'umugabo wawe, rimwe Imana ikabireba igaceceka, urongera kuri wa munsi uriba, kandi umugabo wawe yaguha amafaranga uje guhaha, harayo usigarana, hakuyamusubiza ukamubwira yasigaye, ugacushira mu mufuko ukabika ukayatwara. Yamara buriya biriya bintu wakoze Imana yarabibonye, iricecekera ngirebe ko wakwigarura. Urongera kandi kuri wa munsi wa wundi nawe uzi urabikora, urongera kandi urabika, Imana iraceceka. Noneho ntizahora. Niba wibwira ko Imana izaguma icecetse, ivuze ngo ntizahora. Ibyo urabikora igaceceka, ukabandanya ubikora ukagira ngo murahwanye, ukisubiriza kubikora ariko ngo izabiguhanira. Byose ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Murasambana mukabigira akamenyero kubera ko mubona ko atankona Imana ikibakubitiraho. Mukikinisha, mugakora ikintu mbese mugakoresha ikintu cyose mu kwikinisha, Imana igaceceka, namwe mukagira ngo ntiyababonye, mukabigira akamenyero. Hanyuma mwabigira akamenyero mugaca mugenda kugira iki? Gukora umurimo w'Imana, abandi mukaja gusenga. Ego mwava gusenga mugashikira mu busambanyi, mwava gusenga mugashikira mu muntu ze mu nzoga, mukagenda mukagura inzoga mukagenda kuzinywera aho abantu batabona. Yama Imana ikabireba ikicecekera ati buriya hari umunsi nzakudihagura. Imana ikareba ukuntu uri muragenda ukura mu mifuko y'abantu ukabatwara ibintu, ikakureba igaceceka ati hariho umunsi nzakuzira, umunsi uriho nzakuzira. Ibyo ubikore ariko uzi ko hari ingaruka. Haleluya. Yesu nakugire neza. Reka ndakubwire ngo Imana igiye kuvundurukana. Imana igiye kukuvundurukana. Wabikoze kera iraceceka, ubandanya ubikora iraceceka, none Imana ije kukuvundurukana. Imana yo ntizahora. Niba yahoze kera, ubu ntabwo izaceceka, igiye guhaguruka kugira ngo ibiguhore. Imana igiye kwigusubiza ku mutwe ibyo uri murayikorera. Erega ntago muhuye, ntimuhwanye. Ibyo byose ubikora uzi ko hari ingaruka yabyo. Haleluya. Ibyo byose ubikore uzi ko hari ingaruka yabyo. Iminsi mikuru iraje, iregereje. Icyo muri ko murapanga ukuntu muzagenda gutesha umutwe abantu bari mu rushengero. Ibyo muri ko murapanga murapanga ukuntu muzaja muntuze mu mahoteli kuryamana n'abakobwa mwapanze. Erega icyamuragipangira, icyamuragipangira mukagiha umunsi, mukagiha isegonda, mukagiha amatariki, mukagiha mbese n'amasaha, mukagipangira nk'umwe aramaze gupanga igihe muzagikorera icyaha. Uko muri ko murapanga niko Imana yiri kirapanga ukuntu izabagira. Nimupange ariko n'Imana yiri mirapanga uko izabagira. Haleluya. Imana nayo irimo irapanga uko izabagira, izabasubiza ku mutwe, izabasubizako. Ubu mwarabitse imyenda kugira ngo muze muyambare mu iyo minsi mikuru, mugende mwerekana imyenda mwambaye. Ntago muzamugiye gusenga, muzamugiye kwerekana imyenda mwamba, imyenda mishasha mwabitse. Reka ndakubwire mwene data, ubu urimo urapanga ukuntu uzasohoka n'udukobwa tungahe. Reka ndakubwire,
ubu urimo urapanga inzoga uzanywa ukuntu zizaba zingana. Warihanganye kuva kera, iminsi mikuru iraje ugiye kuzinwa. Uko urimo urapanga ibyaha niko n'Imana iriko irapanga uko izakugenza nyuma y'ibyo byaha byawe. Imana ntago ari umwana w'umuntu. Uko nguko urimo uraha itariki ibyo byaha byawe, uko nguko urimo uraha amasegonda ibyaha byawe, ni nako Imana irimo irapanga igizakwatakira. Ni nako Imana izirika irapanga igizakuzako. Izakuzaho giturumbuka. Izakuzaho giturumbuka nk'umuturagaro. Izaguturagarira ku mutwe. Imana iraje ntago izaceceka. Ibyo ngibyo muri ko murabikora, mugasambana, mukiba, mukikinisha, mugakoresha prudence. Imana yo mu ijuru nayo nyine iriko irabireba, irimo irapanga ukuntu izakuzaho. Haleluya. Uko kwiyambika ubusa kwawe mukambara ubuntu babanye kugira ngo muterete abagabo, reka none uko nguko uri muraterete abagabo, Imana izakwasa. Ukwigumya kwarabananiye, muri ko muragenda musambanira mu bitekerezo. Abo ubonye usambanira nabo mwabagabo mwe, ukwifata kwarabananiye. Buri mwanya muguma mushaka abagore bari bo bose mbonye mu muhanda. Ufite umugore wawe mu rugo, ariko uri kuragenda usambanira mu bitekerezo, usambana nabo ubonye. Uko nguko uri murasambana utihanye ngo wihane ibyo byaha byawe, Imana imirategura umunsi wo kukwasa. Iri mwirategura igihe cyo gukwasirizaho niba udashaka kwihana. Birababaje ko abantu bitwa ngo n'abakristo bambiye idukariso ngo bagiye kuri piscine, ngo bagiye koga. Umukristo by'ukuri, umuntu azikura umukristo wakiriye Kristo, hanyuma ejo akubone wambaye ubusa ngo urimo nguroga kuri piscine. Ejo akubone wagiye ku kiyaga, yego kuruzi, ngo wagiye kurya akayaga wambaye udukareso n'udusutiya hanze kabisa, ngo urimo ngo uranezerewe, ngo uranezerwa, ngo urimo urinezereza. Wa wundi yakubona kuri umukristo, akubone noneho wambaye ubusa, bimutangaza. Umukristo nyabaki, umukristo nyabaki. Abagabo bagenda kwimwesha, abagore bagaca baje na mutwumba ngo bagiye kuboza mu mutwe, bakabashimashimisha zanzaza, bakabashimashima no barimo baramukarisa ngo barimo baramoza mu mutwe. Umugabo nawe akasama iminwa, akasama kabisa, kagenda arimo aramukarisa, yasamye kabisa, iminwa yasamye, ngarimwe aramwoza mu mutwe. Bene data, ibyo muri ko murakora nibiki? Reka ndakubwire ngo uko upanga ibyaha ni nako Imana ipanga uko izakugenza. Uko upanga ibyaha ni nako Imana ipanga uko izakugenza. Iraceceka, ukabikora ikaceceka, ikagutuma abakozi bayo ugatewe, ukaguma ubikora, ukanga kumvira abakozi b'Imana yagutumye ko, kugeza igihe Imana igira iki uburakari gaciza kwasa. Erega izabasa. Iri jambo se siyo ibivuze, ni Imana ivuze. Imana ivuganye nawe. Uyu mwanya uri murandeba, ibyo ngibyo byose uri muri kuramwo by'ibintu by'ibya Satani mwaramuretse kabisa, murahoberana. Reka ndakubwire, Satani nta muntu yaremye. We wazanwe mu isi n'Imana. Muri ko murakora iby'Imana irimo irabashakaho, mugakora ibyo Satani arimo arabashakaho. Muri ko murumvira Satani, kandi Satani atari we yakuzanye mu isi. Satani nta muntu yaremye, ariko wewe urimo uramwumvira. Arimo arakubesha nawe ukemera. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, uburyarya n'ubujura, kwibisha iminzane, kurya igiturire, kurya rushwa, ibyo byose biko birakogwa.
maze ukicara ukavuga ngo Imana izaceceka. Ntabwo izaceceka. Imana imwe irakureba. Abandi nabo bakihindura bagasuzugura Imana, bagakosora Imana ngo ntaco bitwaye. Reka ndakubwira, ibyo bintu Satani yaguhereje uramenya Imana ntabwo izakwemera ko uja mu ijuru n'ibyo Satani yaguhereje. Ukwiye kubanza ukarekana nabyo, hanyuma ukabandanya inzira ija mu ijuru. Imana ishimira abakeneraho ni gukiranuka, ni mwihane. Abatari hana ni mwihane. Niba udashaka kwihana, dore umuriro akurindiriye. Umwami Yesu ntabwo yaza kwicara mu muntu yanduye. Umwuka wera ntabwo yaza kwicara mu muntu yanduye. Umuntu yanduye ntabwo umwuka wera yamwicaramo. Yesu nabagiye neza. Iri ni ijambo rikujeho. Gusa uri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira itorero. Umwuka wera ari mwarareba ibyo muri ko murakora byose. Gusa mwene data, ibyaha bigira ingaruka. Niba cyagiye warabikoze ukabona ntaco bitwaye, ukongera ukabisubira ukagira ngo ntaco bitwaye, ibyo byose uri murakora n'ibyo wakoze igico gihe, umva igihe kiraje bikugarukeho bigusubire ku mutwe. Ingaruka y'ibyo bintu bibone. Nuvuga ngo wabikoze mu myaka ingahe ishize, ibyo wakoze mu myaka ingahe nibyo bigiye kugaruka. Ni mwihane bicitwa uyu munsi. Mwihane bicitwa uyu munsi. Yesu nabagiye neza. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ndaguhimbaje kubwira ijambo. Ndakwinginze uwera Mana ye n'icyubahiro rigende rigere ku muntu, Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Uriya muntu ukeneye karyumviriza, Mwami umuntu urireba rimugereho, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.